bateye inda wasanga bebe yinji kandi imitungo niwe bayandika nabe imitungo nyine subiza aho bikuye ibyo ngibyo ko nabonye nawe muri iyi muri no nawe muri no minsi uri kwigarika nyine nari ndi kwitonda uri kwitonda nyine uri kwigarika none se nutarwana uzayibona iyo mitungo bazayiga kabebe ako kabebe ari kujyana uzamuherekeza kwa muganga wowe nta makuru ufite ubure kujya kurwana ngo uradogereye reka kabebe kinjire 2 3 4 mpaka kugera ku tubebe 10 tubebe 10 tujya he tuva hehe komeza wigarike gutya we wayikata se ibyo byana muri urugo se abi wajya gukata n'ubundi byinjiye we nta makuru ufite kandi imange mwese ubwo n'ebyiri nakonesha sha nenda navuze ikintu kibateranya none ndakibonye witonze gato sha witonze sha mahoro ako mahoro uriye ko watinze ese bundi Jackson uri kumbaza iki urumva igihe wahereye impamagara umva igira iki imyenda mwamwarunze hano ni iki niko se muko wamenya amakuru y'ibyabaye hano se ibiki uri kwigira n'utabizi muri make ibiki byabaye muri rugo ntabyo bakubwiye ibiki nyine ukhembira cyangwa ibyigore umva rero ibintu mwamagariye ha aho nabahereye ngura mukobwa mu mwirukane muri no rugo mukanga sinababwiye niko sinababwiye utubwire iki Sakiba rigiye kwibaruka Sakiba amuke Sakiba igiye kwibaruka Sakiba ibiki uri kuvuga se unsobanurira neza umva rero mubwiye ejo bundi ngiye ndebe ndaje ndinji igihe wari urukoze ibyo hano hanze so ubyibuka suzi ko nagiye naragarutse rero ngiye nicara hano mu ntebe mbura n'umuntu umbwira ati ngo ese wirubute ngiye kubona mbona Chantal avuye muri kiriya cyumba cya David hari uri ko rero akurwara mu mutwe umva rero nyine usigaye umwitabi n'ubundi nari mbisi ko nimbikubwira nawe uramera gutyo umva rero mahoro bimbwira neza ibintu mwakoze muzikora uguke uriya rukobwa mwari rwirukanye Chantal ava mu cyumba cyande yavuye mu cyumba cya David hariya akivuyemo mbona David nawe asohotse ari gufunga lisene mwese ndajyanye ngo kuki none se babajije ko bakubwira ko bavuye mu biki ngo ni etide ngora etide se Chantal ariga nanjye nababajije hano nimba ari mu ishuri bagiye kubikora ese David wariga mwese ibyo kubimbwira ubundi we ntabwo mubona ngaho ujye ubona ajya kwiga ngo yaravuye kumukoresha etide nimba etide ari y'ibiki numbaze etide se yateka mana yanjye etide bayikorera mu cyumba se akomenya hari nawe bakuroze ibyo kuvuga ntabwo bibaho ugenda ubaze Chantal ngobuke ndamubaza ngo iki ubwo ngubwo nsanze ari ibiko ugenda umubaze ntabwo nzi kundura n'umubaze sibyo ugenda umubaze nk'utamubaza kazi kawe ntabwo napfa kubyizera Chantal na David kano kanyaje ahise atangira gukomunikana nawe cyangwa ugenda ubaze David nimba byakugoye kujya kubaza uriya mukozi sibyo gatese sarabizi aho meseje yari akuranyumvira umva rero nkubwire Jackson ibintu mbwiye nitsanga aribyo sha mana yanjye se ubu nakora iki uramwirukana nyine none se wakora iki n'ikindi atari ako gatese uretse kubimubwira noneho umva runo rugo hahita haka njye murabizi sindakabati kabisa kugira nawe ujye uba umuntu mukuru akareka mwana njyewe mbabone hano noneho mbasubize ukuntu yambwiye David ariko David yarasaze yakubwiye kuki urabashigikira yimwe ibyo ni kazi kanyu ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva genda ubaze David cyangwa ubaze ndaje nyishakira ariko gatese we abaretse kubimenya kuko nawe uramuzi genda nyine Gatesha wesha mwabyanze ko uriya mukozi tumwirukana ndaje ndimubwira ko utunze ubundi we wagira ushaka kuvuga ibiki none se we umutuze merege akira wiki kwereye ku mukozi se ari we wozi nakira ako David ni ibice byagenze nasonura n'abantu bari neze kujya ruhereye wozi nake kuko ari we wa mbere umva njye narababwiye ngo aha ngaha nta mukozi uhari nyine niwe wa mbere nta mukozi uhari
Nese kuri kudukarabya intoki. kuba nazindutse nkava mu buriri nkagenda guteka wowe se uduteka. bigaragara ko aha ngaha nta mukozi wabiyumvishe ni igitangaza gikomeye cyane akiri nawe Tugiye kurya ibyo David yatetse. akiri cyane rwose Nta n'ibindi reka ngenzi no guteka Imana ishimwe kuba bitatetswe n'uriya mukozi. Nta mukozi yatetse rwose ababangamira umuntu kabisa. ende aha ngaha nta mukozi wari yuko nakubwiye Anyankara by'abantu. kandi wowe Jackson ngewe ibintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ubu njye nawe uhita mumena ahaye amaso aha ngaha nta mukozi uhari mwese n'umushaka Ntakitonze nanjye. Mbajyana amazi yawe. Ntagashyushye. kandi nawe rero usigaye ugira umushinga usigaye ugira umushinga nk'aba ngaha Hakoze kwe ngo. Ntabwo njye namera nkawe. Andi utasiki. Genda nyine genda. ruswa nasoni Urakoze da. Urabyumva ute? Turabyumva ute urukuta turabyumva tubahindura ku mukozi bakarabya. Se ntabwo mwabyishimira kuba David yatetse Njye dutetse. nishimye ariko nyuma ikibazo n'uyu mukozi bahereye ubu. Oya ntabwo ndimubikaze kubera yuko niwe wicaye ku ntebe. Nyamva ye waragusa. Ibi bintu rwose bizasubirwamo. Ntugakaze ibintu. Tumihore. Yo kunuka rero. Aha. akira rata sha mwana wawe Yesu. Anamuhiriye wowe. umva njye narababwiye ngo aha ngaha nta mukozi uhari Nese umukozi ninde umuvuza? hari ikindi kuba naze ngo muhereho ni ikihe kibazo kirimo Ntacyo. wese kuri kundeba nawe Nta kibazo kibirimo. akira vuba we Jackson ndi kubona ari wowe ufite inda mbi muri bose Ibyo twiriye. gisa wowe wabihasha Aha. Ibi bintu wowe ubona bya sister wanjye. Mangiye wumva namwe. Wica nde ariko urumva wakica nde ngo wakica nde David ntabwo abanyamaguru. ngo yakica nde Ndi ufite amahane nuko wadutekeye. akira babo yewe nazindutse guteka ibyo Nyine bituzanire vuba dukeneye kwigendera. Ntabwo twaramutse ngo twirirwe kugenda he uyu munsi ntabwo no muri bwavanga Ngo iki noneho usigaye dutekeye. twagiye ahubwo Shaye ibibazo birabwira pe. Kanumve ko nawe mwinshi yashyizemo. Mbuse ntiyaba yadutekeye nabi. Amwe muri iyo mbere. Ariko wajya ngo hari ikintu ariko dukora. None agacya ashaka kudusa. Kandi iyo ashaka Yaba kudusaba wowe, akantu yitwara neza. yaba wowe yaba David mwese muri kuruhuye uyu mukozi. Uyu mukozi ejo yari koze ibyombo none n'uyu munsi nagatetse. Ariko bakubwiye ko imbi atari iki? Atari umutware. Ubundi ntabwo ashaka kumbwira. Bibeshye. Ako ni ibiki muri kuduhisha? we umva we ni muceceke We bitimba. Jackson akira rata nakuzaniye ibikoko byawe ukiri umwana wakundaga ibikoko ni Jackson Umva keya. Ariko bifate. Uyu Bifata akazagasuzuguro. Oya. we Jackson se umwana wese wakundaga ibikoko Jackson Aka ni agasuzuguro. Twakira. Jackson akira rata ibi ngibi Watekeye birya ikigo narangiza cyose. Yese urabirya biri hano ku meza. arabirya narangiza Aka ni agasuzuguro. we ako se subize ko Jackson yakundaga ibikoko Ngewe nunsuzugura njyewe nanjye ntabwo nzakubaha. twagiye mwe mwitonze kurya ndaje nanjye manze nkarabe nzera nabasengera Nese wadukarabije utarakaraba. ndaje umva mvuze ngo iki Mukanya ahita azavuga ngo dusenge. Ibi bintu ngewe ubu koko ni ibiki. Ariko se wamuganiye ko twagiye. Ngore ibi bintu abazanye nabo ari kumeza uyu mukozi. Ariko urabirya. Uyu mukozi nagenda avuga ngo ni ibikoko. Nyine urabirya. Urumva ibyo mwana. Uri umugabo utari washaka. Ntabwo nabirya bishize hano none se muri kubona ndi umwana. Tuzana rero ndabona David aje. Ceceke. Ubu dusenge. Oya David yasenze rwose atuma ishengero rinini cyane. Reka nsenga. ntabwo nshaka usenga Jackson shata dusengere Isengesho ni umukozi rwose rirafata koko. Turakwinginze ngo neza ibyo kurya kandi ugeze mu Mana. Amen amen. 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 Jackson reka nkubwire ubu nahita nkujyana mu cyuma kigiye kujya kuryama Ngumwe marere turi. mawe nawe uri kurya Ntabwo twariye. Kandi ubu ngubu ngewe kino kigo kigatuma mvuga ibintu nagisanze. None ugiye kurya ibyo bikoko bivuye ku meza. Kujya hasi.
iyi nzu urayikoropa ndavuze ngo bituragura nawe nyumve ubu bose mu kandi njye muranyendereza Ninjye wabyutse ngoroka we. si wowe wundi ubizanye wowe Irya Shanta nawe ushaka Shanta gutuma umuntu nawe acumura Murageze hano hino. ushaka gutuma umuntu acumura Wateruye izo mboga. ega mujye mureka twumvikane ukore mu ruhande rwawe nukora mu ruhande rwanjye ndakwereka njya gusaceceka cyangwa njye mujyane hanze wa mukozi njya gusubira nakubwiye ngo njye ari ikintu mvuze ni mahoro bivuze ibyo bintu naho ni bo ibi biryo ni ibi kabisa bimeze bite cyakoze biraryoshye kubera ko bitetse nyine Watetse neza. cyane rwose sasu Umunsi turabimara. iyo umukozi ari mwanga byabura gushira reka reka Ana yanjye. Jackson Ariko ntabwo habura ubirya ariko nawe ubuze umukozi. wakunze kuba byarisugiye ugira umutima mwiza Muceceke murya mutavuga. Ubundi buri munsi muzajya. Niko mutavuze ngo bon appétit. Bon appétit. ndi kubona wowe waragaruye Jackson jya kuzana amazi yo koga karigenda uboshwe ndajya kuzana amazi njyewe Chantal aranga Amuswa na sunugira Ubundi watetse yazanye amazi tugakara. ako so watetse razana amazi Nako agakaraba wadufasha Ubasha kurya amazi azarimo. mwende muri gushwana iki Jackson jya kuzana hano amazi hari umuntu urazana Nuko watangiye keya. hari umuntu urazana amazi ahubwo reba ibiryo biri kunyumira mu ntoki genda uzana amazi Shanta ihangane jya kuzana amazi abangaba rwose baratananiye ihangane igire kuzana amazi bijyana n'ibi ugakora ugakunze uraceceka ariko Ese ninde umwanga ubundi wowe? Ubonye ninde umwanga? Ako se David wari. Jackson kuki wanga Chantal Uramukunda cyane. ngenda mukunda ngenda mukunda Niba none se nanga umuntu imana yarimo nawe usisigaye mwanga Ntabwo mwanga. Umuntu nkagira ngo uzi ko bino Datese ubundi waretse. uzi ko bino byarabyaye bimeze n'ibyashe muri leta ubundi wazamujobora muri mutima w'urukundo kiriya gikoze Jackson Nawe nta bintu nari kugurisha. nyamara nzabimenya. we Igihe cyabyo n'ikigera. Afite ikihe kibazo? ceceka Kandi uba nsigaye mukeka. ushaka kuganira nanjye se gute Nsigaye nta mukeka wowe. Nimba hano ngiye kujya. Kujya umva wumva rero nta muntu reka urava hano. mubwire Nta muntu urava hano. oya nta kibazo mugenda ngenda nashakaga ko murya nari njyewe reka nkubwire David ngo inzara itaza kubica mugenda nta kibazo Wakoze. David ngiye reka nkubwire ega Tugende twese. ega njye mba nabatekerejeho watekerejeho Ese Jackson wowe wari wabyuka basi mutekereze kujya kudutekera. muzabimbwire nanjye Ese nzabatekera twabimubwiye. nakabwira inkuru Wazabyibwirije. nde wibwiriza Wowe. nkawe ako nasoni mugira nkagiye mu bantu w'ingu na sister wanjye muto utagira unsakuriza Gatese nuko muba munganya amakuru. ngo reba na kiriya kintu na kigiye cyagendeye umunyamafuti. igihe cyagendeye amazi cyariye Uzi ko reba intoki zitangiye ega muwe muri gufatana. wagira ngo Chantal bamuneye mu mutwe Ntuzongere kuvuga ibyo bigambo. Aha si ho hari hasi reba. asese wari ngo reba noneho muzanye no kunsuzugura sister wanjye muto ibyo bintu bikora abakobwa ntabyo wabonye akira ahubwo. sinabikubwira ngo nimba undi mwana aje akamanza ubu se reka mubaze David ahangaha ntabwo hariho reba hano hantu uri kubona turi hafi Uncengera. nese akeneye mwari Amazi yuzuye akarabye wenyine. nimba ashaka guhera aho ngaho se agenda Amazi aradushirira uri kubibona. kandi njye gusobanura Ko nta kintu ubona. Ashira Jackson. cyangwa ntukamvugire izina wagiye kobwa mwakarabye byo umva karabye Jackson Wowe ndi kugukeka ukuntu uri kureba munareba. birabye neza Munakaraba namureba. uracyari muto y'ibyo bintu wowe ntabwo Basigaye bakarabana. bishunduke Na arakubesha aratama murakarabye umwana wawe ukarabye neza to umva ari kukujijisha. rero ukuntu amahoro akarabye wawe karabye vava Ngiye ko karabya nadakara. iyi karabya Umva we singewe wari ugezeho. reka ratama ihere mushiki wanjye ke aha wewe jya gukarabya Chantal muri nta ruvugiro ugifite muri runo rugo kandi njye Jackson arashaka nanuta rati karabiye Urakoze. Shanta urakoze wow ubwa mbere ukoze akantu k'inkumi da wanjye gera kose k'inkumi gute
mfakanye kwitegura negera mu kazi nanjye ndagiye ugiye he mahoro ibintu nakubwiye nawe ubitekerezeyo nawe ubitekerezeho nyine ngenda bangukura uzasanga he mu kanya sawa urabishinzwe ngiye ku muhanda ngiye ku muhanda nawe ngeze ndasigara muri kigano ni sigara ubareba musigaye mbone wako garase uzikona nakuma jewe ma ndumwanje gusicara nawe nikamubwiza ukuri niki urambaza iki bagiye nyine bagiye niki ndabibwiye umvishe utawora giye ukabesha amahoro ko Chantal yaturitse mu cyumba cyawe tuvugishije ukuri waruvuye kumukoresha tinde cyangwa waruvuye kububunyurana nukubunyuranya biriya mwana nango ngende ya bintu nimba warabwiye Chantal ko mahoro yavuye mu cyumba cyanjye umva nye nje nawe tuzashwa na somo nini twashwanye kuva yaragiye kuzana ibyombo biri mu cyumba cya gusa ni muturuna bizi nibyo ngubyo ibyombo byariye nimba waragiye ukabesha amahoro ko Chantal yavuye mu cyumba cyanjye ndakwiyemye ahubwo nje nawe ngewe muri iyi minsi nutumva ibintu mubwira ahubwo nzakuraburiza ngewe uranze ntabwo nshunge ndaje ahubwo mbibwira na sitani muto wangegeraho wagicucu shana unzonya gusangira neza n'abana nari mvuga ukuntu baba basigana kubera njye nzamutwara waba muri kare ntabwo nzajya kujya nsangira nawe ku meza wayikoresha neza waciye akenge mbese nayo isanzwe nta bwenge niko sha ubwenge wageze uyu munsi wagiye ubigira n'iyindi minsi reka gutuma sister wanjye igenda mu byombo kandi uwo sibyo Jackson ubundi uranshaka iki mu by'ukuri usigaye warize no kunsubiza se ahubwo se reka nkuze hano usubize wowe na David ejo muri gukora iki mu cyumba mukobwa yamubwiye ko nawe ndi gukora iki ni wowe mbibajije mbere kandi nutambwira ndagenda mbibwira umuryango wose ntabwo bamfite ugenda ubibwire ntabwo ufite hari ikosa ryabayeho se muri gukora ngo wambwira muri gukora iki mu cyumba ngo se uzifata ugenda ubwira bashiki bawe ngo namubonye asohoka mu cyumba cya David ngo si cyo ni ikintu wavuga ngo wari ugiye gukoramo iki itide yambwiza none se kuki yabikubwiye ukaba uri kuza kubimbaza ubundi uri kumbaza wanze kumbwira ntureka ngende mbibwire Gatesi turi ukuntu bino no biragenda Jacksoya kagenda nyine wese ibyo washakaga kagenda oya bibwira Gatesi none se ngo rero mbwira ukuntu byagenze bari muri mu cyumba mu bariki ese nuko yakubwiye David twari turi kwiga ko muri kwiga a e u o ngo nese umuntu atize ibyo ngibyo nta bindi muma mwize n'ibindi ngo kagira inkuru uko kagira inkuru ngiye muri kwiga iki atize n'ibyo ngibyo none se ko ikintu atagira amatsiko mbwira mukigira mu cyumba ndabibwira nyamara Gatesi ure kumbwira nyine none se kutari kumwe ibyo cyaka wowe no gutenda guhibwa ishaka rero mbwira yishe muri gukora iki mu cyumba muri kubunyura wajya ukamubaza usaka kubwa waranga kubese umuvandimwe wawe nimwe muri kubunyura ibyo ntabwo umwana wabaye imihanda bagutoragura imihanda bakubwiye ko njye nabaga mu muhanda biragukora reka ndabibwira Gatesi sha ibintu wowe na David aguhereza ifunguro twega tugende wonyuma mani ibyo ngibyo ntabwo byavamo iby'ifunguro uri kubihuriza iki n'ibyo mu cyumba ubundi se birahuye kubera iki kuva mutarava mu cyumba kubera iki atagendaga ngo aguhe ifunguro mbere niko kubera iki ubundi kuki iyo turi ku meza turi gufata amafunguro utavuga ariko ukaba uri kuvuga aha ngaha kandi nawe nsubiza nta n'isoni ufite kandi uri inyobera muri mayobera muko umeze na ya mihanda ya kaburimbo igiye ikata ibumoso n'uburyo sinzi inyogo yawe ndaje nanjye ngende mbibwire Gatesi shama ubundi ni ibiki biri kuba none sangiye na Chantal ku meza tugize ute igitege cyanjye barakimuhaye
nabonye na abamahoro hari ibintu bari kumisha. Undi uriya mukobwa ko aje mu bintu byaseka byapfuye. Uranga kumbe. Siko mbona warakaye Imana. Narakara. Ako nukarakaye ahubwo njye nari nguzere n'inkuru waruneshira gutya. Namenye uburyo uriya mukozi tugiye kumuvana muri ino. Gute? Nta makuru ufite wowe mwana. Ahiranye. Ako mana yanjye. Kugira ngo uticara. Nawe namwe. Telegram ndamuzaniye utuntu tw'udukuru. Ese n'ubu byumva. Ni bya bindi byawe. Oya mwana none aya makuru nayo danje. David. Cya gikobwa. Gute? Yiworere we waruntu. Ejo bavanye mu cyumba kimwe gutya. Reka unango abimbira ibyo. Nawe kandi utangiye kumbana na sister mukuru. Ye? None nabimubwiye arabyitesha gutya. Arababone byabaho. Wowe wababonye mu cyumba. Ndababona gutya mu cyumba afungura umuryango barinjira. Ibyo bintu ntabwo yagera aho ngaho. Ngaho nyumvi kandi ngiye nanga ko mutanyizera. Nawe utangiye kutanyizera. Byagenze bite? Bavanye mu cyumba kimwe. Mbajije David ngo nibiki ngo tuvuye gukora etide sobaye ngo kuri ngo etide ngora mu cyumba. No mbaje. Uramukobwa yinjiye mu cyumba cya David. David yasohotse ari gufunga lisandere man. None mukobwa nawe ndamubaje mu kanya. Ese niki cyatumye ibyo mu cyumba cya David muri muvuye gukora iki? Aravuga ngo none se twe tuvuye kwiga. Kwiga? Ngo bane bavuye kwiga. Reka ariko nawe manze wumve n'ugashya. Bari ngo bavuye kwiga. None mu kanya nanone yongeye atavuga ntago ari ukwiga gusa. Ngambuka uyu mugiye musiko kabi. Ngo ntago ari ukwiga gusa. Njyewe mahoro turabimubwira. Nabyanga kubyizera byanga. Ariko ratuzi uko ibyo mwamishaga rero sibyo amahoro yarabimenye. Amahoro sinzi nakarabimenye nubwo sibye karagasha noneka Chantal kabimenye ko yuko nzi kubikubwira mahoro ntago arabimenye. Rero utagenda uhubuka ukamuneza kankubita ubuntu binyungu utabarya. Yihorere rero batananyica. Ka Chantal aho ukabonuriza sibyo kantu kariya rwose kasikara. Yes ubu karatunda we nyagatenda wasanga bebe yinji kandi imitungo niwe bayandika nabe imitungo nyine subiza aho bikuye ibyo ngibyo ko nabonye nawe muri no muri no mitwe kwigarika nyine nari ndi kwitonda uri kwitonda nyine uri kwigarika none se nutarwana uzayibona iyo mitungo bazayiga kabebe ako kabebe ari kukajyana uzamuherekeza kwa muganga. Wowe nta makuru ufite ubure kujya kurwana ngo uradogereye reka kabebe kinjire 2 3 4 mpaka kugera ku tubebe 10. We tubebe 10 tujyahe tuva hehe? Komeza wigarike gutya. We wayikata se ibyo byana muri urugo se abi wajya gukata n'ubundi byinjiye we nta makuru ufite kandi imange mwese ubwo n'ebyiri nako n'eshatu nyumvira gaho n'iki giki nawe amazu yacu ko arangahe yose ahubwo wowe n'ubizira mukuru nono mwongere bonako umva urasere ubu hari ikintu ujya umbwira nkakivuga tuwacunge muri ino minsi wabona uko tugiye bahita babijyana urumva atari byo ejo ntabwo wari uri mu rugo nanjye ntabwo nari imari n'amahoro yewe we barabisubiriye ngo nyine umva nawe nuko bagogera kujya tubacunga nyine uzi ko babiraramo ubundi araraye ko ejo ataraye mu cyumba cyayo ngo muki ntabwo twararaye yewe we wahita uhanga dutaha Misero ngwara umutima uduhanga dutanu kabisa neza ubu ngubu ko twagiye twagiye mutundi umutima uri kuni ngo wari wagiye neza wowe ntabwo wari wagiye n'urwagashya kagende uduhanga dutandatu yesu we naye ndagiye Kosi ko mbona ari inzira nako mbona agira ngo nayobye ubinzi uri he
ngeze hano ahandi nyine wambwiye nzaca niho ndi ameze nk'aho ari mu gakorodoro ukuntu nkomeze ubwo turahura sawa shaho usageze kandi ngari muri zino karitsiye we ko mani yemeye amakoko meza niwe wakoze se bingana gute sinarakozera hakuraniye ubuka igihe uherukire nawe ubu wahamenye maze ni nkaho wari ugeze mu rugo haburaga gatoya ngo ugereyo umva ba David nta nubwo bazi ko waje